ariko ngabo bavuga ngo reka twiorganizinge amafaranga twakwe kwa Ben aba amafaranga menshi amafaranga twakwe kwa Ben amafaranga mirongo yaduhaye reka twikuremo bikure matago akamodoka sha ntabwo twabona sho yatapye kuvuga ko bazajurira byaro kwikiza abafana none ari wowe wavuga iki ai ugakumenya uburyo driving amasho yawe so show yawe nimushize muzagara sawa wabonye amafaranga ni byiza cyane ariko wishizina either ryabahanzi watumiye ninjyana nayo wishizina ryayo for instance akakanya abantu bagiye bababaye byatari ubwo wowe uvuze ngo ugiye kugana zingine event ya hip hop baza koko bavuga ngo ni bya bindi baje bazana bari Sky 2 ne bari biki ari indimo ziramushirana zimushiranye aha madamu ngo nabakurebesha habuze gatazana nyirakuru nyirakuru yaza mama kuru wanje ne bari nyirakuru wanje haguruka sha you know what I'm saying it was really funny bro yeah ko mumeze fresh sana mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe nizere ko mwaka wanyu watangiye neza cyane abamwe dukurikiye muri mu bice bitandukanye nizere ko mumeze fresh ibintu byose bikomeje kugenda neza cyane utarakora subscribe urayikora nawe tujye twibanira 5 kwa 5 Paxson the Don niko yitwa umurapero umwe mubeza cyane dufite ariko utaragaragaye mu cyumba cya rap va komeze neza alhamdulillah amina bena mbere burya gutangira umwaka ndi kumwe na Patrick ni ibintu by'agaciro sana yeah ni ibintu by'agaciro sana iyo udafunzwe utari kwa muganga ugifite akazi uri kumwe na Patrick the entertainer mama ni ibintu byiza cyane then warumbaje kubya icyuma cya rap nyekeka yuko nago ndi event organizer naganje witumira nago meze nka wa munyamakuru kubwe ngindimbi iri kumanya wambe ngo ni yanje so nje nago ndi event yaza kuziyobora mpaka iriya noneho izaba jingo cyaiza izaba ringtone telefone kuna bifite ringtone yes sir so Patrick reka nitenda sakunego nago ndi event organizer after swing ziwe feeling ziwe yakoze swing ziwe feeling ziwe ikibabaje nuko excuse me no maka gripe ikibabaje nuko event organizer yamwenje deal mbere y'abantu bose yeah but under if there's also conversation yose na yi abwa amafaranga ku promoting a bodo yiwe you know what I'm saying but nibyiwe ni event organizer nawe uburyo organize mi bodo ziwe nawe yabonye feedback kandi yema mubwira ngo no weapon against me shall prosper nanwa ni mwizandwa nyizaramba yes sir nibwo wandwanya nago waramba papa nago bishoboka yeah ni gitaramo wabashe kujyayo kandi na invitation mfite ubwo naye kujya kurwana ku muryango ari ngo yo ngo ni Paxson ngo wahe ngo naje invitation iri nayo ubwo naye kujya kurwana ku benshi baravuga bati amasaha y'abaraperi nayo harakunda gorana n'ibiki naga amasaha y'abaraperi we ni gutufata kwanza mbe na mbere man Patrick kambwi ikintu kimwe ibi nano byafire kama kubwira hambe na mbere ubwo ngiye akibyo ni bitekerezo byanje we nubifate ibyo ni byanje nufate nk'ibya nawe ufite ibyawe nanjye mfite ibyanjye abantu mbere na mikwita 27 kuri Canal Olympia bafite abantu bishiriye amatike ariko bayinjiriyeho kan Kigali no ndacyakomeza abantu bishiriye amatike kugira barebe abo bahanzi nibyaba bitewe na kirima ubwo sinzi mirongo niba nagajya yumva radio niba areba YouTube gusa niba areba Patrick the entertainer nagajya yumva radio iyo bambwiye ngo iteganya gihe bamwe ngo uyu munsi ivuyiragwa usibye nibyo we nagwa abone muri season y'imvura we nagwa kosha ubwenge bwa kumva yuko nagwa akora concert anafunguye wayiko anafunze by anyways tubyiyorekana se kunego anu byapfiriye amaze guswitchinga date ari switchinze ni byiza cyane noneho nakizere yifitiye atangiye kongeramo abandi bantu Kate Kavoyage mu nyuma atangiye kongeramo abandi bantu kandi ubwo afite abantu bishitike usko ngiye nawe n'abantu baramwenge twishitike yikureba abantu nago nababonye ahubwo nago nabonye abo nije nishitike umuntu yishitike ariko ya Top Gang umuntu yaguzitiye ku itariki 27 agiye ku Top Gang n'abandi ko sindi mutima wiwe you know what I'm saying then igikorwa nyagikorwa baba nishitike nanubwo yababonye nabwo ahubwo yabonye abantu atishuriye aho bose wambwiraga sijya kuvuga amazina yabo
bose akibaza umuntu ugiye gwa performance uzanye umugore kuri stage none se ni gitaramo uzanye abandi bana abantu 8 batajya kuba Instagram zabo ngo Instagram yanjye nitwa runaka ni imagine ngo kuri Facebook nitwa runaka man ini show so ugurumva aba je mbona yuko naba event organizers batazi cyo bakora ahubwo bagufata ya surambi n'ubundi baziko abantu bakora hip hop na twi serious ariko manzi yarahari akaba peri bajyagaho bagatinda kuvaho witwa Beat Train babushari bagiyeho ngira ngo igitaramo ni icyapa bamaze amasatana akurumva ni poor management kwa yuko yufite management nzimo ufite aba MC banga ibaze na MC atanje no kurapa Tycoon atanje no kurapa nga se Tycoon wakwe msinze ibyukurapa ukabyiyo cyangwa uvuga ibiswahili byawe ariko subundi irasho yari yo kwe musingo n'umuntu nka Tycoon bibaze event organizer ibyo nubimbaze nobimbaze kabisa bibaze event organizer wowe mirongo n'ikipe yawe wabonaga ko Tycoon ari umuntu ugomba kwa MCinga yahamagaye kavuyo ahita ana flowing baje bazana bari Sky 2 ne bari biki ari indimo zimushiranye atanga aha madamu ngo nabakurebesha habuze gatazana nyirakuru nyirakuru yaza mama kuru wanje ne bari nyirakuru wanje haguruka sha you know what I'm saying it was really funny bro yeah yego abarimo wenda kuri time management y'igitaramo ariko siko batafike ngitararimye ari kuza mbere nanone nagiye bavuga ati abarapiri bazakurikirana wenda bitewe n'imbaraga zabo okay njewe ndi event organizer konje sinageze ndi mukotinga by'abantu bahageze wowe warageze narahageze nari bambwiye ko saa moya abantu bose bari buzuye bishyiraho ngo bitwa bakabarangu bari buzuye saa moya audience ari yuzuye sibyo nje numva yuko umutwe wanje niba saa moya abantu bose buzuye kandi abantu bishe kureba abantu shira abanzu babiri batatu ushe tsinda ariko indirimbo imwe ebyiri bwe turagaruka abantu bishimye baje muri vibe ako ufashe amakuru mfite no kwa amasaha abo basore bari batarahagira kandi bari bahari bari batarahagira paka ntago mbizi nago ndi manager wabo bari batarahagira numva barapera ariko njye sinagira hano saa moya na amasaha y'abana okay bagize nka sanga hapi ugeranyije amasaha 3 gutyo no saa 4 saa 3 sama na saa 3 what's the difference amasaha 2 hours what's the difference the difference yadi wekintu ukora ni time management yawe niba ushize umwanzuro runaka mubwiye n'umubare w'indimba ari buririmba ambwira ngo nagurenza indirimbo eshatu umwanzuro afite iminota 20 ko nabakubise 40 can you imagine poor time management none se wasanga umuraperi kuri stage ngo vaho DJ akora iki urakupa mikoro DJ akora iki MC akora iki murakoze cyane reka twakire Paxson ugahita ushyira mu ako kanyu kayituvaho akajya wundi muntu yako yarari uricaye urategereje no ni moto se yani kubita wenda ari za moto zitagira za ugira ngo unakubise umuje wenda you know what I'm saying ni wowe uri organizer uri driver yego uri driver wa show ugakumenya uburyo driving amashow yawe brother right ugakumenya uburyo driving amashow yawe so show yawe ni muyishyize mu zagara sawa wabonye amafaranga ni byiza cyane ariko wishizina either ry'abahanzi watumiye n'injyana nayo wishizina ryayo for instance akakanya abantu bagiye bababaye byatari ubwo wowe uvuze ngo ugiye kugana zingine event ya hip hop baza koko bavuga ngo ni bya bindi show bwa mbere yasubitswe kuri 27 irongera asubukwe ku 10 nabwo show nirangiye izamakavuyo ibyari icyumba kibiki yaba byabaye icyumba kibiki na ibindi byongere nawe n'abantu benshi bambwa ngo icyumba weze nyuma y'icyumba yashyize ikindi icyumba ibyari icyumba cya rap byarangiye ari icyumba cya ariko nikiza ko abaraperi barakiri bafite n'umwanya mwinshi wo kwisanzura niyo mpamvu wenda bamwe banajyagaho bagatinda kubera yuko nakubwiye ni poor management niba uri event organizer uravuze okay for instance mfite Patrick mfite Paxson mfite na sister wacu uri imbere ya kamera nanga Paxson uguma kugera hano aya masaha ufite iminota ingana gutya iyo minota ugwa kwikoresha amasaha yagera utaragira bagagusimbuka ariko wewe nibuzi ko wanyishyuye yego nta kibazo mfite saa yose ndi bwagerere ndi mukumva yuko ninge main artist ndaza ko nagushyize kuri pressure
sinzi na contract basayininze ko contract nayo you ufite event runaka abari na contract ko munago gufa gwa amafaranga just like that ngo ufata amafaranga dukora ibintu oya mufite n'amasezerano mwanzi ibirimo aya masezerano wabyubahirije Yenkeka yuko nagari kibazo cy'abahanzi ni kibazo cy'aba event organizer tugarutse kuri line up warashimye wanaga nta muntu buramo line up man narababaye byata bro bya hatara ari kubyumva nago nababaye ko nge nago nari mu event zabo n'ubundi ibyo ndirimba nge mbabwira buri nge ndimba mu cyongereza bashye abantu barimo mu kinyarwanda no event organizer n'ubu nacyongiza yumva ikinyarwanda n'umugore we n'abantu biwe nacyongiza yumva yakumva iki nta kintu kimwe yakumva ariko nge nababajwe n'ikintu kimwe na gender balance ndavuga igitsina gore Oda Paccy yazamutse mu gihe kimwe mu period imwe na Tough Gang na Diplomate Kate yaje imbere na Diplomate Oda Paccy Diplomate Tough Gang Pfla yaje imbere nushyiremo na Oda Paccy ukore gender Oda Paccy yari umukobwa umwe wenyine wa flowing aga hip hop mu basore mwamagana niwe wenyine wigaragaza nunatinya kuzane Oda Paccy ukayituzana ngo abandi bamubwiye mu kanya uzana abantu 8 bafatanye bavuga Instagram zabo nushiremo Oda Paccy nushiremo Neg the General nge nukiremo ko n'ubujyo ndapa nagubyumva shiramo Oda Paccy urapa byo wumva wowe shiramo Neg the General. Man, I was really disappointed. Basi mbona Oda Paccy ngabana Neg the General sawa. Ninde bari kuvamo mu gihe twadushizemo babiri. Abari kuvamo bite na list ya mbere se. Ni list none twakoresheje last night. List mention bavamo. Mention abantu bazana abagore ya group barari benshane je nafata mugayunguruzo ngahita mbata. Urumva none turaza kugurumira irarena turayigumana. Ariko duhono noho dukuremo bamwe kugira twongeramo Oda Paccy na General. Wabavuze nje nakuramo Sky 2 ne bari Sky 2 abandi nabaye baririmbi ya group buri ngundi bagezeho baravuga gusa nago baririmba no Trey after audience yiwe sawa Trey namugumishamo zewo niyo time yiwe yo gusagamba na sagambe sawa after audience yiwe nawe kavuyo wibagiwe n'indirimbo ziwe kinyarwanda mwibagiwe sasa Kate uzikwabuze gato agenda asome verse ya flow ngo hidi nyumve nabivuze no cyoko Kate wenda njewe ndi event organizer Kate namugira guest umushitsi mukuru akicara ariya ku maveste yiwe kinyarwanda namwibagiwe ngamubwira Kate gira ijambo vuga naririmbe nakora iki naririmbe ambwa gira ijambo vuga kayitazanga mulaho akinyarwanda mwibagiwe ndi Kate kavuyo hudi nyumve akavuga byavuga hip hop imaze kuzamuka audience akavuga gusa naririmbe nakora ikosa yego ubwo bushari we yari kuzamo yego already we shot the whole of last year entertaining abantu byatari yakoze na His Excellence mu biganza afite ku mahere na ye abiri na ibititi akwa His Excellence mu biganza so yo bush wonu why no ende okay jo ari nimbize ndirimbo no ndimo cyane yitwa ni wamba muri kumwe na Kinike Shot nugambira mwumvishe nukuri ko Imana y'umwije nago ngiye kubeshya nzafata ahubwo umwanya mumve no muhanga Ken bari Ken Sora ni bari Ken said so short we nago muzi njya numva indirimbo ziwe iyo ni mu gutumba njya ni mu kugenda njya ngo yitwa ngo ni bari mama short biki ibyo nawe nzi ngiye kabisa ikibazo abaniga nago ba flowing abaniga bararirimba they don't flow they sing ahubwo bakora igitaramo cya R&B ubwo cyanaga igitaramo cya rap rero oya ni igitaramo cy'umuntu wabuza na performing ni nk'ukuntu wajya mu kabari abana mu kubyina karaoke kavuga ngo ariko MC mva mubwire ngo ibumbi bitana hano nanjye umyaka mikoro nanjye ndirimbemo ngerageze so urumva no kugerageza abaye musubi icyo gitaramo bari Manita Peno na Tino ni bamwe mu bantu ngo basobanukiwe hip hop n'impamvu bari baje kucyubanenze nde naba MC kugiraga mu muntu ngo bate wamagamo naba MC Tino is an MC
kandi man ndamuba byatara Anita Pendo shiza na MC ndamuba byatari so naba MC bagakora akazi kabo naba MC bamaze ku MCinga imyaka n'ibintu byabo nago be all about hip hop no naba MC babazi cyo bakora aye Bakar umwe mu bantu batajya barya indimi Tafkenge bwo yari kuri stage imwe sezera abantu ko batakiririmbye bababwira Fireman yavuze ko bazajurira bagakora igitaramo cyabo birashoboka cyangwa habe ishiti yanjye bazagiko mu kwezi ntago bakubuza muri December sha okay ntago ndi manager wabo sindi muri gahunda zabo n'abasore ba na Green twaragane twaganire ejo twaganire ejo ariko personal nje ku giti cyane ku giti byo mbwa byose ni byanjye ku giti cyane numva yuko nago bishoboka Tafkenge ntago tuzongera kubibona no umuntu afite amafaranga yabahamagara akabatumiza nakora ko byo wa wundi wakoze baza ariko nkabo bavuga ngo reka twiorganizinge amafaranga twakwiye kwa Ben abaye amafaranga menshi amafaranga twakwiye kwa Ben amafaranga mirongo yaduhaye reka twikuremo bikuremo atago akamodoka sha ntabwo twabona sho Tafkenge kuvuga ko bazajurira byaro kwikiza abafana none ari wowe wavuga iki okay wayifate wishe mu mwanya wabari abantu bayi kuva saa moya bariyicaye baragutegereje batanye ku itariki 27 umwaka ushize bagutegereje last year bategereje biranga imyaka ingahe baraje woje ku rubyiniro ari wowe wakora iki ari wowe wakora iki yitwa kabiri yayo ubakubita kabiri kabisa 4 muri Tafkenge imaze iminsi tubwira ko ifite album bagiye gusohora tugategera tugaheba amaherezo cyangwa se kuri kwa Tafkenge no kuri ariko Patrick je nibuka yuko niba ari hari bibiri last year but one ndakeka niba nago nibeshe last year 2023 niba nibeshe niba atari last year but one last year nigize kuza kuri microphone yawe umbaza still kuri album ya Tafkenge icyo gihe barashyizemo na Kevin ngo bazifotoye umbaza kuri album ya Tafkenge nabwo izo n'inzozi wanga David Enko n'umukuyikora nakubera wapi P-Fly yagiye akora interview we kukandika YouTube channel avuga yuko ngo ari amagambo yanjye ngo n'ibyango n'ibya Paxson yivugira we album wigize uyibona wigize umva nakarimbo nakamwe David Enko se ari mukuyikora mu Bushinwa Taiwan kuki bakomeza se kutubwira ko ihari dufite amagambo kurusha ibikorwa dufite amagambo kurusha ibikorwa kuvuga byo turavuga bya atari baretse gusubiramo kwicuma na The Ben wayumvishe gute ntago ndanayumva kubera ntago ndayumva nyine ntuze kubera nonse nzi kwicuma Ben ukorema ndabizi nagisha what's the difference ni ibintu bimwe je najya gufata time yango ndimukuma ngo kwicuma ngo Ben ngo yasime ngo chorus wapi ahubwo yumbwira ngo wumvishe track nshyashya bakoreye na The Ben yego abana kwicuma iyi ni nshyashya bakagenda baka brainstorminga akaya styles agenda hinduka dufite drill dufite rage ahubwo okay sawa akanya tujye gukora indie project Ben arimbe chorus n'abavane wenda umbwiye ngo wumvishe indie project ya Dan nshyashya wenda navuga kabisa ni fresh wenda byabyumvikana kuva ko gusubiramo kwicuma nta kintu bivuze yakareka ni ibintu bimwe ahubwo nje byakaba ari inkuru yundi muntu ayisubira amatari bo bayisubiyemo bakamu burenganza bakamubwira ngo tugwe go ahead ngendo yisubiremo nta kibazo wenda nje byakaba ari inkuru kuri njewe ariko Ben kwisubiramo naga ari inkuru kuri kuko verse zandimbo zawe n'undi ugasubizamo abaraperi mwazikoranya ariko mukayita remix ukambwira ngo ngende mfate n'urugero mfate revolution niba abaraperi bose ugahitubashyiramo bose ngakuramo Poliko yitabye Imana ngashyiramo n'undi wenda utari kiri mu Rwanda same bullshit babikoze kuri yemwe kwa ngo tubaye performing kwa The Ben nabyashoboka nubwo Ben yumamaga tukarimba champion kwa Jumfera wamfeze video Ben cyangwa akanamba kanchigira sha mwana ngakohereza se ndamwandikira ko sha namba muri state nagajya subiza Ben mba mu Rwanda nago nagiye hanze kambe nawe urabizi umutima wawe umutima urakurya champion bibuka ibintu wambwiye Ben urabizi nawe ikujya tagwa amagambo muri mukubita mubaze se urambaza ngiye muhamage
aro Ben kuchutama magaye mujya muvugana yeah tuvugana ariko ari gahunda twagane like twagane rimwe ryonyine giye kora video ya mbere na hapana Plenty Forever yeah neje twavuganye yari mu gutwara mu kugenda bajya gushutinga that's all ndamwandikira nagansubiza but I don't give a damn wenda problem ashaka kujyanje kumusabiriza Ben nago nyasabiriza mwana ubwari kera mwana wona kugigiraga na JKB ngabagigira nago nyibagigira mwana Niso bari he baza Ben papa we wera ni papa we ubu ntago wakora ikosa ryo kuwagigira njigira njyewe njigira mbashaka wiki none si umuhamagaye bazi kujya kumusaba yego niyo mindset bafite man y'ubudage bwa danje we abaziko all the time numwandikira when problem shaki ibintu bi positive we mindset y'abwa abanga none iki giseke cyurakize atabwa bagenze ngo ngora Paxson none reba abo bagiye kunyiya none bagenze ku ruhara kumwe ngura muzuriya bana agiye kugigira kumejye mushaki ibindi bintu biri positive ai 2024 ngo kuko yarangiye n'umwaka kugene kigute paka by'umwihariko kuri hip hop muri rusange last year nakinshije Imana that was really successful bya ibintu byiza cyane ko ubuzima bwanjye bwose nagoneze ko nawe mu ndimi imwe na Betray na Bushari yeah ariko twawe mu ndimi bimwe na imaze igihe duko ndimo na Doggies kagwa muri studio nizisohoke ariko twakoze track irasohoka nakoze nonje guya na Prime Mazimaka na White Monkey duya muri track imitwa Breathe ndimo nshyashya yitwa Breathe jya no ku YouTube one Paxson featuring White Monkey na Mazimaka Prime ndimo yitwa Breathe who make a Breathe Breathe so last year ndacyafite nakazi ndacyakora kandi na company nkorera they appreciating ibyo nkora na audience iri hanze nabo appreciate ibyo nkora so nje mbona yuko last year it was really dope nubwo haje inzitizi arabasubasha kuzana popo bajya kuzana popo ziraza ariko hari abantu bavuze ko hip hop nonyo yongeye kugaruka mwaka ushize habaye icyumba cy'amategeko Riderman na Bulldog nabwo batumye abandi bahanzi ni bagaruka ariko sinzi nk'umwana wawe n'abaraperi meze gute mwimize ibitano bari gutegura kutaboneka ariko nabikubwiye Patrick nago ndi event organizer kandi abaraperi nabwo nago nabarenganya ko nago ari bo organizing event organizer no wicarana na team yiwe bakifata swing zabo nibyo njye mbano wanje n'abakomando banje nari kabisa twagahuza tukaganira ibaza aho Pfla afata iminota ya 20 akayima akaba ari 5 10 kanga paka we fata bufate ibintu wankoreye mu buzima bwanjye sinzi cyo nakwishyura yajyana simbwa Pfla mayibi 20 sama fanga make ariko mfanga make cyane value yabyo ni na credibility na simbwa kumbe Pfla you recognize n'abahanzi bakora hip hop numva yuko n'abahanzi when probably bakabavuga okay park twege baratwishyuye uri mu rugo tuze tugufate tujyane muri event tujyane nk'umujyi wacu wadufashije from nowhere na umuntu mutuzi ko nijye wakindimbo zabo zambe kuri radio bagita na hip hop basi muvuga okay sawa niba event organizer nagagutumiye basi reka twebwe tuze tugufate tugushe mu modoka nunaririmbe tunajyana uretse no kwakina mu ndirimbo ariko wagiye nabaha bashira muri byishyane mamene baraga ni wanje benshi baraga ni wanje mbagaburira mbakuri ibintu byinshi barabizi nabo barabizi abandi bakanyiba barabizi inamsenga gufata time yonyine ukabwa you know what reka gengo wacu tumufate tujyane nawe byonyine twe dufite list yacu indimbo twapanze tujye kurimba indimbo zacu ariko gengo toge yo banyarwanda twe turi hano we and as we nago turi hano kubera imana ya mbere ni imana yacu ariko n'uyu muntu mubona hano nawe ari cyo dufashije ariko abantu bari selfish cyo bita selfish ni ukwikunda cyane ni indyarya cyane buryo ubana n'umuntu yari umukene yabonye amafaranga ugumenye umuntu wari we Patrick iyo amafaranga afite arakuryajya kweka yuko ebana uko muri inshuti ko muri abavaniwe ko eba aho uzagwa niho nzagwa kumbe aho uzava niho nzajya abagufera kubwa ngo aho uzagwa niho nzagwa kumbe abavuga ngo aho uzava nzajya so these niggas bose bafata hano usha kwirukanga na manuka mukirukanga ukansiga akana aterera zamuka nibwo utangiye kubona
utangiye kuruha mu byabya nagufata ukuboko agusindagiza kugira turangize umusozi. So even these niggas nabo ubona yuko yari muri make nyo kuntu bitekereza ni babaji bavuga ngo uyu muji mbere yarameze neza turi byapo ubona twagafashika tumwemeze. Je niko mbiteja muri mindset yanjye siri muri mind zabo tu iyo ni imyumvire yanjye. Ariko ubwo uretse P-From yavuga ko abandi batarekone sibyo wabakoreye. I don't know, nago ndi mu mitima yabo. Burya barecognizinga byo bakoreye muri kumwe. Nego bimenye. Iyo mwicaranye gutya ngo umwana mwiza ngo yo mutandukanye. Iyo tari kumwe nago ahubwo nje najya ngura nabo bakomando umva umunambwiye ngo ngako Paxson unago ujye hinduka namase minduke gute ngo yamani hinduka gute ngo hinduka ngo se minduke gute nje numva yuko guhinduka n'urugero shakumbwa iyi t-shirt wambaye ya kaki hinduka wambaye shirt ya gisirikare agurama ngo hinduka minduke gute ngo man ibya bintu byahinduka ibiye bintu bimbwire mbimenye mbihindure nabyo ni bo paka nago bigucine cyo kwavuga utureka nishaka ngabanye no kujya ngina hip hop none badashima. Yego binchingufa ariko nje ni profession umunyamakuru professional uko itangazamakuru maze imyaka myinshi cyane kuva 2003 no 2006 2006 niga mu kane seconde 2006 umana imyaka myinshi cyane nje nago nchini ndimbo kuri radio izanye nkunda nkinira abanyarwanda doni bwongewe nagukunda naki yakonye abanyarwanda nje nshaka nagukunda ariko abandi bantu baragukunda so ngiye gukina ibyanye byo nkunda mfite telefone yanjye hano nazi downloading nkashame kuteri nkaziyumvira ndagusubije yego once 2025 ufite izihe ngamba muri hip hop this year Paxson utekereza uko yakora igitaramo ngo noneho ndabona aba event organizer ndabona batankira muri kanitegurira ibyanye kandi nabishobora. Ku munsi turi kwa mbere wori mubona ikiganiro sinze buryo uri bukibonera ariko munsi turi kwa mbere ikimwe gishize kwa gatanda ku cyumweru no kwa gatandatu Sunday nawe na DJ Adams twagize topic kuganira nandi kwe nabandi bantu babakapo abakabarambwira bazi even organizing gakera hip hop carnival awards no hip hop carnival hip hop carnival nuko Remy yaramfira so bikanase kunego nagana DJ Adams navuga you know what tujye gushaka club tuwe our partners ku buryo baduwa one last month kimwe cyukwezi one last week of the month kimwe cyukwezi like none ngewe hip hop show nshaka gukora na nshaka no bwa mbere nabona abantu bakora hip hop show bakajya gukina n'umupira ni reggae ko ngenzi ko n'abanyamakuru barakinnye ngo umupira kandi ngenzi ko hip hop ijyana basketball and one basketball no bwa mbere nabona umupira na hip hop wenda ari reggae na hip hop sawa wenda bajya gukina basketball wenda bajya gukina basketball byari gutabihura kabisa. But anyways, nicho shakora was hip hop if the pillars eshanu. MCing, b-bowling, break dancing, DJing. So, ngenda shaka niba ngiye organize event hip hop nenda bibabwira bibijye ubwenge naye mu bikore. Isabtu y'icambe no gushenga idea yawe biteze ufite mutwe wawe no kwishaza n'abandi bantu. Ngiye gutegura hip hop carnival ngiye kongera nzamure. Ariko ndacyamwe gushaka na club ko ndashaka bitangiye ahantu hato bigende bikura. Nashaka b-bowling urabizi baba peti babyina umutwe kawushasa kawukaraga umva izo nani nza hip hop ni pillars za hip hop b-bowling mbefite umwana kwa graffiti afite tabrari yakurebe mukubita afite spray bana poof ako kanya nzana umwana kwa b-boxing you know ibe package ya hip hop apana ngo umupira ngibikina no anyways uzabireba burya amagambo ari make bikorwa bikari byinshi bivuze kutishimiye kuba barapeye baragiye gukira umupira batsindwa kugira ngo 11 iduzeni diplomate yabaye man of the match yari umuzamu n'ubundi tukigana academy Kigali International Academy yabaye Kagarama n'ubundi ari umuzamu wacu
ariko diplomate siporo zikora ryari ariko icyiza cya diplomate buryo udafite igihaha ugomba kuba ujya mu izamu cyangwa ukaba umudefenseri Patrick yaza ukahita ukandagira uvuna hakaza ubukana kukuvunagura diplomate nawe ni umwe mu baraperi bigaragaje mu cyumba cya rap ni umwe mu bantu batari bagira performance nyinshi cyane nawe ni umwe mu bantu bari utapfaga kubona muri performance runaka alhamdulillah Imana ikora neza diplomate yaramaze imyaka myinshi cyane batajya bamutumira mu birori niba mirongo yabitekerejeho akamutumira n'ibintu byiza cyane yeah sounds great ni byiza yego Jason nawe abantu batayirukaga nawe nyingo afite na album na Green P yasohoye indirimbo yitwa Ikayejo bundi bafite joint album se nabo okay ni byiza bakomeza ariko no kubera icyo abaraperi barimo noneho guhuza imbaraga nuko umwe bidakunda Rega Patrick yego Patrick tugira ikibazo kimwe dukunda gukopera bya hatari mu Rwanda wo ukoza akantu kawe undi muntu nago yaba out of the box baba kimwikarito nago yaba out of the box atekereza bigger ariko no ukoze joint album na album y'abantu babiri ikaba successful nanjye ariko nanjye nawabikora nanjye wakoze ibintu biri bigger kuri umuntu yatekereje out of the box ni ibintu bimwe n'abavandi banje nago nabingishi nabivugaho kanda next yego zimwe mu ndirimbo uvuga uti zingizi ni indirimbo nashobora gucuranga kuri radio yanjye kandi abantu babona ari hit kuri mwana wacuranga original indirimbo atari original nago yakugerera kuri radio ndimo zo gushishura se zo gushishura nge abantu bazifata nka hit ariko ngeyo numvishe nk'umuntu uz'umuziki uzi music indirimbo numva sinzi n'ikintu abantu bayikundiye njye na mbere gushishura ntacyo bimbwiye ngewe n'ubuzi nge ndirimbo ibyo bari byawe babikureba n'ibyawe nge ndimo nakina kuri radio station irimo ugutukana mama wawe bari ibanga y'umubyeyi wawe bari ibanga y'umupapa wawe ibyo gutukana nge nago nayiplayinga ibindi nago narenganya umwanzi narenganya producer n'ubundi yo bakwingura producer ubwo creatinga from zero no go creating producer you producing something producer ikintu kibaho sasa rero we n'uburi umunebwe cyane ukumva yuko indimo Patrick yakoze ugomba kuyifata ukahita uyimereza nabwo denganye n'abahanzi n'ibihanzi nabyo nibidaje igihanzi baragenda bakagikuta beat umuntu akubwira ngo indirimbo nyikope hano nyikope hano umva melody mu kuyumva reka dukore ku melody n'igihanzi nacyo nago batekereza kabisa yego Uncle Austin yasohoye indirimbo na Deben wabashe kuyumva aga Uncle Austin kamwereka igihe twakoze champion nago ni byiza Uncle Austin Festation Kongs igihe Ben yagarukaga mu Rwanda ubwa mbere na mbere igihe twakoze champion Ben yarambwiye paka niwe muhanzi wenyine maye collab Uncle Austin nje nabivuga ko Ben yabimbwiye nje si wabimbwiye sinje misebye wambwiye arame Uncle Austin amaze angigira ashaka ko dukora collab buri munsi kuri hotel abyuka mu gitoro buri munsi shwi Osi byara muraka itakora indirimbo nandi na Medi nayibuka harimo na Bravan fo neba akanya bakoranye Ben savuga ya umuvandimwe wanye tubanye imyaka myinshi cyane reka mugeragereze muhereze ariko ni byiza cyane ari Uncle Austin amaze ikintu cyane muri music the Ben amaze ikintu cyane muri music so bajoinize powers bawuje ingufu ni ibintu byiza cyane ku muziki wa Uncle Austin Uncle Austin is a very good singer n'umuhanzi mwiza cyane ndamubaha byatari nzakwizirikaho nzakubita imigeri nzapfana nawe n'ubunyanze nape nzapeje Uncle Austin ni umuhanzi mwiza cyane he's my brother ndamukunda cyane Uncle Austin ni umuntu wa mbere iyo nakubiswe agiye mukubita kabiri tonto uzi kundiza imeze karabaye agaki kabaye kanda kanya katagakanda fast yego bakunda kumushinja ko top 10 cyangwa se indirimbo ze yakunda kwigaramo cyane ariko subundi utera burezi ngo nabwibanza none iyo tikunze ndi umuntu zagukunda ugomba kwikunda mbeka abandi bagukunda Patrick so wambaye jacket nziza cyane iyo wambaye jacket ujya kumanuka bwa banyarwanda muri mu guhita iri koti rya mbere cyangwa ndikuremo
niwe wa mbere ubanza ukaryambara ukira muri miriwa ukavuga okay that's nice insa fresh abana kuvuga Patrick kwambaye neza cyangwa wambeshye ayi yego Paxson nabaye bahanze by'umwihariko muri hip hop ubona batanga icyizere cyuko bari mu murongo mwiza abaye ko yumbwiye abanzi bakora hip hop ni benshi cyane so ndashaka kumenya specific uri mu gutagetinga kuri coming artist hip hop yeah man sha umpeti simuzi na nubwanzi ariko ma main umpeti njyarango mabyada Holix singuzi nagunzi na turahurira menshi n'indirimbo ziwe afite ni track yewe nsigaye misikina yitwa Tupac muri nje ebana Holix man umpeti eba numva ngavuga yeah Holix n'umpeti twa rwabugira zebra yeah Holix rwabugira zebra man apeti by dope ariko nakubwiye Holix man kakumbwiye abantu nawe nawe Holix banzu umve Holix man umve patch we fata uwo muniga umbwiye uraho ufata uwo muniga wa fake no Holix uko peringe gutya Holix Holix ararenze sana yaharanye umuntu tweshe Kevin ndamubura Holix rata Holix nje singuzi nunzi ariko byukora mamen nje numva relax numva relax numva buryo ujya muri beat numva buryo ukinamo na beat apana nangundi ibintu bisakuza slow yumva ibintu urimo kuvuga good music bro yandimo wumva ukonje ugasubiza inyuma ndimo ushaka kumva ukayumva rimwe n'uyisubiza inyuma ariko ndimo ushaka kumva ukonje ukayisubiza inyuma ukonje ukayisubiza inyuma ukonje ukayisubiza inyuma ariko ndimo wumva just like ico Holix ni mubi cyane Paxson ibyo si byose bwo buhanga bamugani kumva umuntu ni muziranye nagakuzi ne muvugana ariko yino kumva yaragukomye fo byatari ebana kabisa ebana Holix singuzi nunzi ariko indimo zawe je mazimisi ebana nzumva tu umpeta renzi byatari Paxson n'abantu bagukumbuye wahuje abaraperi mu ndirimbo tukumva verse z'abaraperi biti bimeze bite 2025 burya akenshi Patrick ari product unaka ubukeneye ari product unaka ushaka gufata ugashyira ku isoko ukabura umuntu ugura iyo product yivuye ku isoko abona abantu bari mu demandinga bari mu kwisaba bari mu kwishyuza urayibazanira ariko nge product ngiye kubaza noneho igomba kuba ihindutsemo cyane nje nago nakoresha icyuya cyanjye ingufu zanje amafaranga yanjye naye niba ukeneye collabo y'abakomando ba danger tera inkunga yena muri studio wishe studio ibu 500 producer ari wose ushaka limit ni 500 abandi bari mu kare element nukuri kw'Imana y'umwijuru nukuri kw'Imana y'umwijuru nukuri kw'Imana y'umwijuru ndanayi element nubwo yamamafaka manamidira kanga Paxson ngo miliyoni ngwera ngukorana indirimbo nambwa guma n'ibyo birimbo byawe kubera iki she's not a producer kandi yagiye atwara n'ama award ya best producer mu Rwanda ufite producer uyu ehunde Bob mastering ari none se kambaze man ikintu kimwe ndamutse nzanye umuntu uvuye hanze ngamukiza kuri radio ngakira track ya mbere Bobo Pro the mix Bobo Pro azagira ngo hari undi producer ari savuga n'umuntu umwe mu Rwanda mufite producer umwe wenyine wese ni producer nagwa mix indimbo yawe nawe ukishyiramo ngo element on the mix cyangwa akavibwami on the mix nugango ni pro bako wenyine ku buryo byagize ku extent n'umuhanzi w'umwana muto ko media houses akenshi indimba Bob yata mixing nago zikina abana basigaye bajya muri studio akakishiramo akagingo baba Pro the mix kabiri yayo kugira indirimbo bashe kwikira hari umwana wazanye indirimbo ivuga nabishawe yayikwe mu studio cafe keshawe okagasusa nakabonye ako numche output yayo ivuga nabi nje kuba ngo baba Pro the mix atarageze ngo mva dogo ngina ndogo indirimbo ni Bobo mixing ngoya nonze ko nabonye nari we mukina gusa twebwe bisakina gute abantu bariyo none se abantu batanga amawadi mu Rwanda bo biti kumva nyine element ari we ngumuna yabaye best producer of the year niwe atari we ni Keys izawadi niziye isifema jaga zikora ni heruka
niza Isango na aburetse Muzika. gato niza FM. niza nizo Isango na radio Muzika. buretse nizo radio nagari awards z'abanyarwanda nizo radio abantu ikina iyi numbwiye ngo Isango na Muzika. nizo radio nanjye rero nanjye nakora awards zanjye One Drive Show Awards izo nizabo izo nubimbaza ibyo nanjye nuko nakora countdown indirimbo zanjye ngashyiramo bakivera bandi Kuba hatari award mu Rwanda nago bicinege muzika kumva ko umuntu akora nta gihembo akorera award nubwo buri yaro rega award akantu ka motivation award ni nziza award ni nziza kabisa igwa motivation at the same time ishagutuma unidara ukumva yuko wagezeyo ukabyimba ngo nje wajyanye ni bari ibi radio mbwiye by'abadi ibi radio ngo ninge cyawadi nakivuye ku radio ni nziza igwa motivation ariko ituma n'abadage birarira byatari Okay. Paxson reka tukureke tugane ku musozo ubunani buvuye mu kazi tugushimire ko waduhaye umwanya ariko dusoza abantu batekereza iki kuri hip hop bayifate no mbe na mbere anyways burya nage byiza kuvuga negative gusa bavuga n'ibintu bi positive Mirongo ikamushimire ko araba event organizers benshi cyane bategura za gakondo ibiki niba Mirongo yavuyeyo akavuga ngo nginge gufata amafaranga nyashe muri hip hop ni sacrifice ya yafashe bikamushimike Mirongo wakoze cyane ku buryo nubwo abana bishimiye ariko abantu wahuje na bond y'abantu bambaye hip hop Mirongo warakoze cyane igitaramo cya Bulldog na Riderman yari Mirongo yego cyumba cy'amategeko yego Mirongo yego cyane kabisa Mirongo warakoze cyane wahumuye amaso abandi bantu bafite amafaranga bumva yuko abahanzi bakoranye na hip hop banywa urumogi yego banywa mugo banywa kokayine baraho badafatika baraho ikindi cyaka bumva yuko ngo abahanzi bakora hip hop twi audience yacu n'abantu bishyura 500 igihumbi kwinjye byarangaye byari bitana hamaje you see bitana so ni ibintu byiza cyane Mirongo warakoze cyane I really appreciate kujya ushita fari kuri hip hop yakangwe n'abandi ba boss babikora yabonye kuvuga event ya hip hop yarabaye kumbe yarabaye ibona abantu bangana guke nanjye nabikora so ni ibintu byiza cyane yeah okay thank you so much Paxson ubwo indi ngoma yawe abantu barayibona ryari Patrick thank you very much imvune z'abanzi drill yayo yego wo bita betray yaramfeze no yaramfeze byatari ne wamaye idea ndabyuko bimbwira arambwira man pakana bore imvune z'abanzi tujye kwisha muri drill ndavuga sounds great umwaka urarangiye rero kundizi meze ngiye kubyikorera muzunga idea witumubura kandi boro yose yari project yiwe nje G betray yanyanki ku WhatsApp ngo pa kumva bitu wayumvishe se nambwa nayumvishe amwe ni imvune z'abanzi tujye kwisha muri drill wavuga izivune z'abanzi benarimbiyo na manmate nambwa sounds great arambwira ngo ushaka gushyira nambaza ushaka dushyira mu bande arambwe ndashaka ushiremo abaniga banje n'abaniga bawe naba okay sounds great hako byarangiye mu kuvuga gusa tu hashigiye kandi Imana kiyachi amazing agiye kuri abiri that was last year je rero no Rumba mame yako boya fresh byatari